muraho neza. Mbifurije amahoro atagira amagumirane, nimugire Imana n'amafaranga, banyarwandakazi, ni mwande. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, uyu muyoboro wacu wa YouTube tunyuzeho ibijyanye n'ubusizi nyarwanda ndetse n'izindi ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda muri rusange. Abashya hano kuri iyi YouTube mbahaye ikaze, wibuke gukora subscribe ndetse ukande kuri like. Mazuwa ka muzinzi ka rusagara intara ya kanwa rutemangusho. Muri rusange rero nagira ngo ku munsi wa none munyemerere tugaruke twiganirire ku mateka aranze abami b'u Rwanda, by'umwihariko ku bami b'u Rwanda batanze batararongora cyangwa se batarashaka abagore. Amateka y'abami b'u Rwanda ndetse n'ubusizi nyarwanda ni nk'agati k'inkubirane neza ntushobora kuramutsa umwe maze ngo ndumurorere ngaye nguko. Mbahaye ikaze, ndi Rutikanga rwuguga bicurumanura amacumu acanye mudatinya urugamba, ndi kagapfugi karerwa n'utundi. Inzi ka rusagara maze yitaba ibwami kwa Rudahigwa. Ubundi u Rwanda rwagize abami 28 mu mateka yarwo. Abami 26 muri bo niba amateka tugaragariza ko bashatse abagore bazwi nk'uko umuhango w'uko bigenda mu mateka y'u Rwanda. Abandi babiri muri bo basigaye naho amateka tubwira ko bashatse abagore. Muri iyi nkuru rero tugiye kugaruka kuri abo batigeze bashaka abagore kugeza igihe cyabo cyo gutanga ingoma. Reka duhere ku mwami wa mbere Mibambwe wa gatatu Sentabyo. Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo ni mwene Ndabarasa wa Rujugira na Nyiratamba wa Sesunga, umugabekazi ukomoka mu muryango mugari w'Abega. Uyu Mibambwe Sentabyo yimye asaga muri 741 ageza muri 746. Irindi zina yitwaga ni Muhwerazikamwa. Yimye ingoma azunguye se Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Muhwerazikamwa ni izina yari yarahawe na sekuru Rujugira kuko yarananutse cyane, kandi mu by'ukuri ntacyo kwa se Ndabarasa bari bakinnye. Inka zahumuzaga ijoro n'umunsi. Ni umwami wa 21 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Umwami baramubwiye. Uyu Mibambwe Sentabyo y'ingoma, u Rwanda rwari rusigaranye ibihugu bibiri bikomeye byari biruhangayikishije ngo rugitse umutima mu nda kw'intego yarwo yari iri hafi kugerwaho. Ibyo bihugu ni Ubugesera bw'Abahundugu n'Igisaka cy'Abazirankende. Mibambwe akimara kwima ingoma yihatiye gutera igihugu cy'Ubugesera ngo nawe ashyire itafari ku mushinga wo kubaka u Rwanda, maze aca agahigo ko kwigarurira kimwe mu bihugu bikomeye byari byarazengereje sekuru Rujugira. Amateka yemeza ko yimye ari umusore w'igihame kandi utarakomera, utaranashaka. Amateka kandi nta mugore uzwi tugaragariza ko Sentabyo yashatse, nubwo bivugwa ko hari umuhimakazi wo mu Ndorwa bari barabyaranye umwana w'umuhungu witwaga Nkizabo, aho yari yaragiye gutwarira se Ndabarasa nyuma y'uko u Rwanda rutsinze Ndorwa. Bamuhaye inzoga anyoye. Nyamara ariko bikanavugwa ko hari igihe Sentabyo yibitaga akajya kwa Nyiratunga, wari umugore wa se wabo Gihana Nyamihana, watabaye Bucengeri ubwo u Rwanda rwaterwaga n'ibihugu 4 birimo Burundi, Ubugesera, Igisaka ndetse na Ndorwa. Sentabyo yari akunze kujya guhiga mu mayaga, akirarira ku mugore Nyiratunga wari umupfakazi wa Gihana Nyamihana. Nyiratunga uyu yari yarabyaranye na Sentabyo umwana witwa Gahindiro, ndetse n'umwami Sentabyo ubwe ngo yemeraga ko ari uwe, dore ko ubwo Nyiratunga yamubyaraga Sentabyo ngo yanamwoherereje impano zitandukanye zo kumuhemba. Ndetse n'ikimenyimenyi Rusuka rwa Temahagari wo mu muryango mugari w'Abacyaba niwe wari umurezi mukuru w'uruhinja Gahindiro rwagombaga kuzazungura ingoma ya se Sentabyo. Mibambwe Sentabyo niwe mwami wa kabiri watanze ingoma maze igihe gito ku ngoma, dore ko yayimazeho imyaka 5 gusa, kuva 1741 kugeza 1746. Akaba yarazize amahari y'abashakaga kumwambura ingoma bari barangajwe imbere na Gatarabuhura bwa Sentabyo. Nyuma y'uko atanga ingoma, Sentabyo yazunguwe n'umwe mu bari abahungu be yabyaye hanze, ari we Gahindiro wimye ingoma akiri uruhinja rw'imyaka 2. Nkizabo we amateka tugaragariza ko yapfanye na se Sentabyo, bose bishwe n'ubushita bandujwe buvuye mu Gisaka. Aya mateka nayo tuzaganiraho mu minsi iri imbere, turebe ubwo bushita bwavuye mu Gisaka cya Kimenyi ese bwari gatiki.
mushefu tegera. Nubwo se nabyo bigaragara ko yabyaye abana babiri ku bagore batandukanye, ariko nta mugore n'umwe uzwi mu mateka yigeze ashaka mu buryo buzwi. Ni mu nyemerere turebe ku mwami wa kabiri watanze atarongoye, uwo ni Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yari yarabatijwe Jean Baptiste, ni mwene Musinga Rwabugiri na Mukashema rya Gakuba, umugabekazi ukomoka mu muryango mugari w'Abega. Wakomeje kumva tuvuga Abega, nuko nta mugabekazi w'u Rwanda wagombaga kubaho adaturuka muri uyu muryango mugari w'Abega. Yari yaratwaye u Rwanda kuva ku wa 28 Nyakanga 1959 kugeza ku wa 28 Mutarama 1961. Ni umwami wa 28 mu bami bategetse u Rwanda, ari nawe wa nyuma wabaye iherezo ry'ingoma ya cyami mu Rwanda. Yavutse muri 1935 mu Buhungiro Kamembe, aho se Yuhi Musinga yari yaraciriwe nyuma yo kutumvikana n'abapadiri. Musinga yimuriye Ubuhungiro muba muri Kongo, ajyana na bamwe mu bagore be ndetse n'abana be harimo na Ndahindurwa. Bishatse kuvuga ko Ndahindurwa yabyirukiye muri Kongo, ari naho yize amashuri y'abanza n'ayisumbuye. Yaje mu Rwanda azunguye mukuru we Mutara Rudahigwa, nawe watanze amarabira aguye Bujumbura mu Burundi. Kigeli Ndahindurwa siwe mwami umwe rukumbi mu mateka y'u Rwanda wamaze igihe gito ku ngoma, kuko nubwo yayimazeho umwaka umwe n'amezi 6, abisangiye na mugenzi we Mibambwe Sentabyo wayimazeho imyaka 5 nk'uko twabibonye haruguru. Iyo ngoma ya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ntiyayitinzeho na busa, kuko ku wa 25 Nyakanga 1960 yagiye Leopoldville mu minsi mukuru y'ubwigenge bwa Kongo. Kuva ubwo ntiyongeye gutwara u Rwanda, kuko nibwo ubutegetsi bwe bwahiritswe n'abaperemahutu bashakaga kwigobotora ingoma ya cyami bakimika repubulika. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yavuye ku ngoma burundu kwa 28 Mutarama 1961. Ubwo nibwo bemezaga ubutegetsi bwa repubulika. Mu gihe cyose ingoma ye yamaze, nta mugore uzwi mu mateka uyu mwami Ndahindurwa yigeze ashaka. Nyuma y'uko ababirigi bimakaza repubulika, Ndahindurwa yahungiye mu bihugu bitandukanye birimo Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Maze mu 1992 nibwo yaje guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaguye muri Leta ya Virginia azize uburwayi ku wa 16 Ukwakira 2016. Maze ku wa 15 Mutarama 2017 yatabarijwe mu musezero wa Mwima na Mushirarungu mu karere ka Nyanza, akaba yaratanze afite imyaka 80. Nubwo nta mugore uzwi mu mateka Ndahindurwa yashatse, ariko hari abakunze guhwihwisa ko hari umukobwa yabyariye mu Buhungiro muri Kenya cyangwa muri Uganda, dore ko ari naho yabaye igihe kirekire cyane. Ngaye nguko ngaya amateka yaranze abami babiri b'i Rwanda batanze batararongora cyangwa batarashaka abagore, bigendanye n'uko umuhango w'ubukwe mu Rwanda wabigenaga. Ndagushimiye kuba ukomeje kugenda unkurikira, atari ukunkurikirana dore ko bakurikirana ibisambo. Ngaye nguko Imana iguha umugisha, komeza utengamare aho uri hose. Ni nge umusizi Rutikanga, rumanura amacuma acanye. Amategeko yakuye maze kamuzinza barakagurutse atugize mu kinkurange.